Banje kubasuhuza mu izina rya Allah, umuremyi w'ibiremwa byose, we nyirimpuhwe nyirimbabazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uyu munsi tugarutse kugira ngo turebere hamwe ibyagirira roho zacu akamaro muri ya gahunda yo gushakisha inzira ya nyayo yageza abantu ku Mana. Bavandimwe, nk'uko mubyibuka, ubushize twarebeye hamwe isengesho rya nyaryo, isengesho ry'ukuri uko risengwa. Twabonye ko gusenga Imana atari ukuririmba, atari uguhamiriza, atari ukuvuza inzogera, ahubwo isengesho rya nyaryo twabonye ko ari uguca bugufi, ukubama, ugashyira uburanga hasi, ugasenga Imana kubera ko ari nyir'icyubahiro gihambaye. Uyu munsi rero tuje kurebera hamwe ko twabonye uko isengesho rikorwa. Ese isengesho rikorwa gihe ki noneho? Amasengesho akwiye kuba ari angahe ku munsi kugira ngo umuntu agaragare ko ari umugandukiramana koko? Ibyo byose n'ubundi turabireba twifashishije ibitabo byacu, Korani nk'uko bisanzwe, ndetse na Bibiliya. Ibyo bitabo byombi birunganirana, nibyo bitabo tuzajya dukomeza gukoresha. Mu buzima bwa buri munsi, umuyisilamu ahabwa amahirwe akomeye yo guhura n'umuremyi we inshuro 5 ku munsi. Mu buzima bwa buri munsi, umuyisilamu ahabwa amahirwe akomeye yo guhura n'umuremyi we inshuro 5 ku munsi. Ntabwo ari uwo ari wese bavandimwe, ahubwo ni wa mwemeramana nyakuri. Buri wese ahabwa amahirwe, ariko aba yafatanye bangahe? Umuyisilamu ahabwa cyangwa aba afite amahirwe akomeye yo guhura n'umuremyi we inshuro byibura 5 ku munsi. Aya ni amasaha yo kwibuka Imana cyane, nyuma y'uko ari amasaha adufasha kwibuka Imana no kuba hafi n'Imana, adufasha no gusukura umutima no kubona uburinzi bw'Imana mu mibereho ya buri munsi, yaba hano ku isi ndetse no ku munsi imperuka. Bavandimwe, kubera ko iyo bitaza kuba amasengesho ntabwo Imana ari kuturema, nk'uko tubisanga muri Korani, aho Imana ivuga iti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ngo nta kindi cyatumye ndema amajini n'abantu yewe n'abamarayika uretse kugira ngo basenge, uretse ngo bangaragire, bansenge Nyagasani nyir'ibiremwa. Iyo bitaza kuba amasengesho ntago tuba turi bavandimwe. Impamvu Imana yaturemye ni ukugira ngo dukore amasengesho. Icyo nicyo cyatumye Imana iturema. Kubw'ibyo rero, nyuma ko twabonye aya masengesho, tubonye ko isengesho ari itegeko. None isengesho Imana irivugaho iki? Imana iravuga muri Qur'an gatagatifu iti inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ngo isengesho ni itegeko ryashyiriweho abemera, kandi rikaba rifite igihe, rikaba rifite igihe cyagenwe. Gusenga ntabwo ari akajagari bavandimwe, gusenga ntabwo ari uko ubyutse ukabitekereza cyangwa ukabirota, ahubwo isengesho ni itegeko kandi rifite igihe cyagenwe. Intumwa y'Imana Muhamadi, Imana imuhe amahoro n'imigisha, nayo yaravuze iti amasengesho 5 ni nk'umugezi uhora utemba imbere y'umuryango w'umwe muri mwe. Amasengesho 5 ni nk'umugezi utemba imbere y'umuryango w'umwe muri mwe, umuntu akawogeramo cyangwa akawukarabiramo inshuro 5 ku munsi. Asoza abaza ati ese umuntu yoze inshuro 5 ku munsi hari umwanda wamusigaraho? Ni koko uri abasangirangendo bose bamusubiza ati nta mwanda wamusigaraho, ye ntumwa y'Imana. Twihuse rero bavandimwe,
amasengesho intumwa y'Imana ijya kwihabwa yazamuye mu ijuru, iyahabwa ari amasengesho 50, ariko ku rukundo Imana ikunda bemera irayagabanya aba amasengesho 5. Ariko iyo dusenze isengesho rimwe n'ubundi ribarwa ko dusenze amasengesho 10, twasenga amasengesho 5 ku munsi akabarwa ko ari amasengesho 50. Duhemberwa amasengesho 50 ku munsi kubera ko Imana yashatse kutworohereza. Isengesho ni itegeko kubera ko rihanagura ibyaha by'uwarikoze. Iyo turi gusenga tuba turi gushaka ubutoni ku Mana, tuba turi kubahiriza rya tegeko ryatumye Imana iturema, nta kindi naremeye abantu kugira ngo bansenge. Kubw'ibyo rero ndagushimira mbikuye ku mutima, wowe wamaze gukora subscribe ukatwiyungaho, urukundo mudahwema kutugaragariza mu bitekerezo byanyu muduha, ruradushimisha rukanadufasha gukora ibindi bikorwa byinshi. Muraba agaciro, muraba gushimirwa, kubera ko udashimira abantu uwo nta nubwo anashimira Imana. Bityo rero ndabasaba ko ibikorwa nk'ibi mwabigeza kuri benshi, kugira ngo nabo kubw'amahirwe nabo bashe kuba bashyira mu bikorwa ibyo bategekwa na Nyagasani, binyuze kuko mwabisharinze, mwabigejeje ku bandi. Nawe utarakora share, nawe utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo kwinga k'uyu muryango mugari Abuba Dawa, urubuga rwashyiriweho kugira ngo dusobanurire abantu inzira y'ukuri yageza abantu ku Mana. Ese amategeko Imana dushyiriho ni ayahe? Ese inzira abantu bakwiye gucamo ngo bagere ku wabaremye ni iyihe? Korani 17 aya 78, Imana Nyagasani iradutegeka iti hozaho swala, hozaho amasengesho 5 mu gihe izuba ryerekeye iburengerazuba kugeza mu mwijima y'ijoro. Unasome Korani mu museke. Mu by'ukuri Korani yo mu museke iba ishengerewe n'abamarayika. Twihuse rero tugiye ku kibazo twabajijwe n'umuvandimwe, tunamushimira ku kibazo yabajije ko ni ingirakamaro cyane kuko benshi ntabwo bari bakizi. Aho yatubajije ngo ese abayisilamu kubera iki basenga inshuro 5 ku munsi? Abayisilamu kuki basenga inshuro 5 ku munsi? Ati ese byaba biboneka muri Bibiliya? Bigaragaza ko ntabwo azi ko amasengesho 5 aboneka muri Bibiliya. Bityo muvandimwe, tugeranye kuri uyu munota uraza gutungurwa no kumva ko amasengesho 5 ku munsi abayisilamu basenga aboneka muri Bibiliya, ndetse na Yesu yayasenze. Ushize nabwiye ko abayisilamu tugera ikirenge mu cya Yesu. Amasengesho 5 ku munsi abayisilamu basenga aboneka no muri Bibiliya nk'uko twayabonye no muri Korani. Bavandimwe, twihuse rero tugiye guhera ku isengesho rya mu gitondo. Isengesho rya mu rukerera abayisilamu bose bumva umuhamagaro, bagahaguruka bagatawaza, bakajya gusenga isengesho rya mu gitondo mu rukerera umuseke utambitse. Ese iri sengesho ryaba riboneka muri Bibiliya? Tudatinze rero turifashisha igitabo cya Mariko, igice cyaho cya mbere, umurongo wa 35. Nuko mu museke Yesu arabyuka, arasohoka, ajya mu butayu asengerayo. Ryari bavandimwe? Mu museke. Rya sengesho abayisilamu basenga rya mu gitondo rya saa 11, umuseke utambitse, Yesu nawe yararisenze bavandimwe. Ngo nuko abasoma n'abandika ni Mariko igice cya mbere 3:5, ngo nuko mu museke Yesu arabyuka, arasohoka, ajya mu butayu gusengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira, bamubonye baramubwira bati mwigisha, abantu baragushaka. Yesu arabasubiza ati ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu iri bugufi,
nigishirizeyo naho kuko aricyo cyanzanye. Yesu yaje kwigisha abantu ubutumwa bwiza, harimo no kwigisha abantu gusenga. ariyo hano yeretse abigishwa be ko bagomba gusenga isengesho ryo mu museke, kuko Korani yatubwiye ko isengesho ryo mu museke ari ingirakamaro kandi barishengere n'abamarayika. Yesu nawe yamenye agaciro karyo, akora isengesho rya ryari ryo mu museke bavandimwe. Iyi niyo mpamvu abayisilamu bakora isengesho rya mu museke, kuko baba bagira ikirenge mu cya Yesu, Imana imwishimire. Nanone tugakomeza, yarabaje ngo ese ko isengesho rya mu gitondo turibonye, isengesho ryo ku manywa ryo murikura he? Igihe cya saa sita n'igice nabwo ko mujya gusenga, abayisilamu iriya sengesho barikura he? Muvandimwe, isengesho rya zuhuri cyangwa se igisengesho ryo ku manywa turarisanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 10 umurongo ugira uwa 9. Igice cya 9 ngo bukeye bwaho bakiri mu nzira benda gusohora mu mudugudu, Petero ajya hejuru y'inzu gusenga nko mu isaha ya 6. Petero ko yabonye ko umwigisha we nawe yasengaga 5 ku munsi, ya saha basengeraga yabonye igeze, ajya hejuru y'inzu, ubwo ni nka etaje y'ubu, ajya gusenga hari mu isaha ya 6, aricyo gihe cy'amanywa, izuba rigeze hagati. Bavandimwe, isengesho rya zuhuri abayisilamu basenga, murabona ko Petero nawe yararyubahirije, agira ikirenge mu cya Yesu, ajya hejuru y'inzu gusenga. Bavandimwe, akaba ariyo mpamvu aya masaha nubwo akazi kaba karimbanyije, iyo umuhamagaro utambutse azana, buri muyisilamu wese agomba guhagarika imirimo ye akihutira kujya gukora isengesho, nk'uko turitegekwa na Korani, nk'uko na Yesu n'abigishwa be barikoze. Bavandimwe, nanone umuvandimwe yarakomeje arabaza ngo ese nyuma y'uko tubonye isengesho rya mu gitondo museke, tukabona isengesho rya zuhuri ku gihe cy'amanywa, igihe cya saa sita, ese none isengesho rya saa 9 z'umugoroba ryo murikura he? Isengesho ryo ku manywa, ubwo ni ku gicamunsi, murikura he? Ryo naryo ko abayisilamu twumva azana, abayisilamu bose bakihutira kujya gusenga isengesho ryo ku gicamunsi. Tudatinze rero turinjira muri Bibiliya nanone, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 3 umurongo wa 1. Nuko Petero na Yohani, aba ni babigishwa ba Yesu yatozaga, bagakurikira buri ntambwe ateye, bemeye kujya aho ajya basize ibyabo byose. Bavandimwe, nuko Petero na Yohani barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga. Bubahirizaga ibihe by'isengesho. Bavandimwe, bajya mu rusengero bajya gusenga, aricyo saha ya 9. Bajya mu rusengero gusenga saa ingahe? Ku isaha ya 9. Niyo mpamvu rero bavandimwe, wumva umuhamagaro ku isaha ya saa 9 nabwo abayisilamu bagiye gusenga, nuko uyu muhamagaro nawo uboneka muri Korani ndetse na Bibiliya. Aba bigishwa ba Yesu, Yesu aravuze ngo mwemere ko abagaragu banjye kandi munyigireho. Babonye asenga, hanyuma nabo barangije mu isaha ya 9 bazamuka mu isinagogi bajya gusenga Imana, bajya kwegereza Imana. Niyo mpamvu rero nawe muvandimwe udakwiye gucikwa n'iyi saha, kubera ko irimo ibyiza byinshi. Yesu yayisenzeho, abigishwa be bayisenzeho, ndetse n'umwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategetse kwisengesha ifite agaciro gahambaye. Nta mpamvu rero ko umuyisilamu yamenya ibyiza nk'ibyo hanyuma ngo areke kwitabira isengesho ry'isaha ya saa 9 cyangwa se salatul asr. Nanone arabaza ngo kubera iki none abayisilamu iyo bugeze ku mugoroba nabwo mujya gusenga?
ku cy'abayisilamu iyo bugorobye nabwo mujya gusenga, ese amasengesho atatu yabanje ntahagije? Iri sengesho rya magharibi cyangwa rya nimugoroba naryo rero turifashisha igitabo cya Matayo. Ntabwo ko twibanda kuri biriya cyane. Igitabo cya Matayo igice cya 14 umurongo wa 23, mpere ku gice cya 22, ngo uwo mwanya Yesu ahata abigishwa be bikire mu bwato babanze hakurya, amare gusezerera abantu. 23, amaze kubasezerera Yesu aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine. Bwari bugeze gute? Bwari bugorobye bavandimwe, muri cya gihe izuba rimaze kurenga, haje ibicu bitukura, niho twita ngo ni ku mugoroba. Yesu yasize abigishwa be ajya ku musozi ajya gusenga wenyine. Ryari? Ni cya gihe cy'iswara magharibi, igihe butangiye kugoroba. Nabwo aravuze ati uyu ni umwanya mwiza wo kujya kwihegereza Imana, wo kujya gusukura roho yanjye, wo kujya gushaka ubutoni ku Mana cyangwa se ku muremyi wanjye. Abayisilamu nabo niyo mpamvu bakorera isengesho rya nimugoroba, nuko Korani ridutegeka, ndetse na Yesu Imana imwishimire nawe yasenze iri sengesho rya nimugoroba bavandimwe. Ariko urabona n'umuntu ati ibi ni ugukabya abantu, amasengesho abiri ntahagije. Ese isengesho rimwe ntirihagije? Ariko niba ushaka ubutoni ku Mana, ni uko ugomba guhora uri umugaragu wayo, ukora ibishimisha abavandimwe. Tubonye rero ko isengesho rya nimugoroba naryo Yesu yagize ate? Naryo Yesu yararisenze. Hano rero umuvandimwe akomeje ikibazo cye, aravuga ati tumaze kubona ko amasengesho ane, isengesho rya mu gitondo, umuseke utambitse, irya zuhuri ku manywa, irya ashiri, igicamunsi n'irya nimugoroba magharibi, yose aboneka muri Bibiliya. Ati none se ko musengana nijoro, ibyo byo mubikura he? Ese nabyo byaba biri muri Bibiliya? Isengesho rya nijoro ryaba riri muri Bibiliya? Tudatinze rero turifashisha igitabo cya Luka 18, Luka 18 umurongo wa 6, ngo nuko Yesu arabaza ati nimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, ngo mbese yazirangarana? Yesu ati ndababwira ukuri yuko izazirengera vuba aha. Hano Yesu agaragazaga ko abatakira Imana ijoro n'amanywa, Imana idashobora kubarangarana, ahubwo Imana izabarengera. Nawe rero niba ushaka uburengezi ku Mana, nuko watakira Imana ijoro n'amanywa. Hano Yesu agaragaje ko no gusenga nijoro nabyo bihari. Turakomeza ku gice cya Luka nanone. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu atoranya intumwa 12. Ku gice cya 12 ngo nuko muri iyo minsi Yesu avayo ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa be, atoranyamo 12 abita intumwa. Hano muvandimwe turagaragarizwa ko Yesu ubwe yazamutse ku musozi agasenga, agakesha ijoro asenga Imana. Yesu yararaga asenga abavandimwe, ariko biteye agahinda kubona usanga umuntu ari gusenga Yesu kandi nawe yarasengaga. Ese nkubaze muvandimwe, uramutse usanze umuntu ari gusenga, uwo nguwo uri gusenga ashobora kuba Imana? Ese Imana irasenga cyangwa Imana irasengwa? Yesu rero uyu murongo uragaragaza ko adashobora kuba Imana kubera ko yasengaga Imana.
akesha ijoro, nta no gusinzira, nta kugoheka abavandimwe, azamuka umusozi akesha ijoro asenga Imana. Hano muvandimwe rero Bibiliya iragaragaza ko isengesho rya nijoro Yesu yararikoze. Tugasoreza ku murongo ku gitabo cya Zaburi 134 ku gice cyo cya mbere bavandimwe. Haravuga ngo nimuhimbaze Uwiteka, mwabagaragu b'Uwiteka mwese mwe bahagarara nijoro mu nzu y'Uwiteka, mumanike amaboko yanyu muyatunze hejuru, muhimbaze Uwiteka we Mana yanyu ishobora byose. Mu gusoza rero nagira ngo nkwibarize muvandimwe, nyuma y'uko ubonye amasengesho 5 ku munsi muri Bibiliya, nicyo ugiye gukurikiza? Inama nakugira nuko washyira mu bikorwa, kubera ko amasengesho mu gihe cy'umuzuko niyo azatujya imbere akadutakambira kwa Nyagasani. Kandi nanone isengesha agaciro karyo, isengesho nicyo gikorwa kizabarurwa ku munsi w'imperuka bwa mbere, bityo uzasanga ibikorwa, uwo bazasanga amasengesho ye atunganye n'ibindi byose Imana izayimubabarira. Bityo rero twite ku masengesho, kubera ko nicyo gikorwa cyatumye Imana iturema, tuyahaye agaciro, dusenge 5 ku munsi nk'uko Korani na Bibiliya bidutegeka, hanyuma nibwo tuzaturi mu bagaragu b'Imana. Ariko igihe uzaba wicaye wena ngo ntago nagiye gusenga mu nsengere, nta muntu usengera undi bavandimwe. Amasengesho ntabwo ari akajagari, ahubwo inaktaba mawquta, amasengesho afite ni itegeko kandi rifite igihe cyagenwe. Abayisilamu ro gusenga 5 ku munsi ntabwo ari izindi mbaraga, ntabwo ari ubundi butwari, ahubwo nuko babubahiriza itegeko ry'Imana. Babubahiriza itegeko ry'Imana. Gusenga 5 ku munsi ni isabune ya roho. Nsoreza ku mvugo y'intumwa y'Imana, Imana imamoro migisha, yabwiye abasangirangendo be ati, ese murabona umwe muri mwe imbere y'inzu ye habaye hari umugezi, hanyuma akajya yogamo inshuro 5 ku munsi, ese hari umwanda wamusigaraho? Ugiye muri dushe woze inshuro 5 ku munsi, hari umwanda wagusigara muvandimwe? Abasangirangendo baravuze ngo nta mwanda wamusigaraho y'intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana iravuga ati ni nk'uko bimeze rero, amasengesho 5 ku munsi ahanagura ibyaha byayabanzirije. Bityo rero muvandimwe, tugeranye kuri uyu munota, ndagushishikariza gukora amasengesho 5 ku munsi, kugira ngo bwa mbere ubone isabune ya roho, usukure roho yawe, kugira ngo Imana iguhe imigisha mu byo ukora, no kugira ngo ibarura ryawe ku munsi w'imperuka rizihute, uzabarirwa ibindi byaha kubera ko ukora amasengesho. Kubera ko amasengesho ahanagura ibi byayabanzirije. Mu gusoza rero, abayisilamu dukora amasengesho 5 ku munsi, kubera ko twabitegetswe n'Imana, kubera ko dushaka kuba batoni ku Mana. Hanyuma wowe udakora amasengesho, urumva Imana we n'Imana muzahurira muvandimwe? Ibarurire nange nibarurire, niba ntakora amasengesho 5 ku munsi nk'uko Yesu yakoze, nk'uko Muhammad yakoze, nk'uko abemeramana bayakora, urumva we n'Imana muzahurira he? Urumva ijuru tuzahurira he naryo? Aho ntituzaryumva mu matangazo. Kheri zatakuwa. Bityo dushaka impamba nziza yo gutinya Imana. Impamba nziza niyo kumva no kumvira amategeko y'Imana, dukora amasengesho. Bityo turasaba Imana ko yaduha kuba mu basenga, turasaba Imana ko yaduha kuba mu bumvira amategeko bakayashyira mu bikorwa, turasaba Imana ko yaduha kuba mu bagendera munsi y'amategeko yayo, kubera ko abumva bakumvira bafite iherezo ryiza no ku isi no ku munsi w'imperuka. Wa akhir dawana inna alhamdu rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.